mukuri birahimbaje kumva korari himbaza iririmba birahimbaje amajwi yabo magambo bararirimba ukumva bikugera mu misokoro ya ndirimbo twumva tukongera tugatekereza uko ya ndirimbo wumva ukongera ugatekereza uko mu ijuru bizaba bimeze twese turirimba muri korari amajwi meza yumvikana. Murakoze rubyiruko. Uyu ni umunsi wa famiye cyangwa se w'umuryango. Ngira ngo mukimbona hano mwahise mwibuka igihe mbaherukiye n'ikizamini twakoze icyo gihe twese kikadutsinda. Icyakora uyu munsi ntabwo nateguye ikindi kizamini, tuzagikora ubutaha. Gusa mbere yuko ntangira ikibwirizwa nateguye, ndagira ngo mbaze ikibazo kimwe cyerekeranye na famiye cyangwa n'umuryango. Mbese hari ababa barizihije anniversaire ya mariage muri uku kwezi? Ababa barizihije anniversaire ya mariage muri uku kwezi? Barahari? Amen. Bonye ibiganza birenze bitatu, hari benshi, ariko narindi gukomeza ndi kuvuga nti hari n'abandi baba barizihije anniversaire ya mariage muri uyu mwaka cyangwa se bazayizihiza muri uyu mwaka. Noneho ibiganza bibaye byinshi. Ni byiza cyane kuri mwese. Nagira ngo mbabaze akabazo. Abagabo mwibutse se arabayizije muri uku kwezi n'abayizije muri uyu mwaka, mwibutse gutanga ururabo? Ni bande bibutse gutanga ururabo? Nuko rero ndagira ngo babwire ko bagabo turasinziriye, ntabwo tuzi ko ibintu byahindutse, ntituzi aho tugeze n'aho igihe kigeze. Ese noneho ibyo ko bitari mu muco wacu, ni bande kuri iki gihe cya anniversaire ya mariage bahitamo rimwe, nabyita amasengesho ariko si amasengesho, ni nka petit poème rikurikira uvuga ati: Mana mu bashakanye, ndagushimye cyane yuko wadufashije kumara iyi myaka iri inyuma yacu mu munezero, none ndagusabye ngo wongere igihe cyacu cyo kubana mu byishimo. Cyangwa se isengesho ryawe riravuga ngo: Mana ndagushimye kuko wampaye kwihanganira uru rugo, ndagusabye Nyagasani ngo wihutishe iminsi yo kubana n'uwo twashakanye. Urakoze. Ndetse ibikurikiyeho simbikomeza, umuntu avugiye inyuma yanjye ati: ako nakaga. Dusaba Imana kugira ngo iturinde kugwa mu kaga nkako. Bavandimwe kandi inshuti, bene data, bashiki banjye,
dusaba Imana kugira ngo iturinde kugwa mu kaga nkako ubwo twishimiye umugisha yaduhaye mu minsi ishize. Icyigisho cy'uyu munsi kibwirwa umuryango kandi kikabwirwa twese, kandi twese tukaba turi umuryango, cyerekeranye n'iherezo ry'isi. Turi mu minsi y'iherezo, nayo mpamvu tugomba kuba maso. Iherezo ry'isi, noneho ikibazo cyabajijwe ngo mbese uriteguye? Turi mu gihe abantu benshi bafite ubwoba. Ibyo ni ukuri, ntabwo ari ibyo ntekereje cyangwa ari njye njyenyine, namwe aho mugenda, abo muvugana, ibyo musoma, ibyo twumva, muzi ko igihe turimo ari igihe kurusha ibindi bihe byose abantu benshi bafite ubwoba kubera ibyo gihe tugezemo, ko turi mu gihe cy'imperuka, la fin du monde, isi igiye kurangira. Aba bakristo ngo bararambiwe, nyamara ubu ngubu abo hanze batara abakristo nibo bafite ubwo butumwa noneho bukomeye, bari kwigisha yuko isi igiye kurangira. Twebwe ndetse ubu n'inyigisho dusigaye twitondera cyane, kuko hari benshi bavuga ngo ibyo twabyumvishe kuva kera, ngo nkiri umwana ndi mu bitambambuga bajyaga baza bakavuga ngo isi igiye kurangira, ngo hari ubwo yaza none dore uko ngana. Hanyuma se umaze imyaka ingahe? Niba uvuga yuko igihe cyabaye kirekire, wabyumvishe kuva kera, iyo si ntirangire, umaze imyaka ingahe? Amazu tubamo harimo amaze imyaka 500. Ndavuga amazu tubamo harimo amazu amaze imyaka 500 ndetse irenga, yubatswe mu by'igihumbi na 400 hano Abafaransa bakihagera. Naho twebwe abenshi niba tumaze imyaka myinshi ni 50, twatinyuka gute kuvuga ngo turarambiwe, ngo twabyumvishe kuva kera, ngo ntibiragera, kandi iminsi yacu ari ubusa, ingana gato cyane. Ntabwo twabigereranya n'igihe ku Mana kitabarwa. Ari nayo mpamvu uwatubwiye ngo igihe kiri hafi ntabwo yihenze, igihe kiri hafi. N'uwabibwiye ba data ndetse na ba sogokuruza bacu ntabwo yihenze. Twebwe twibwira ko igihe ari kinini, ariko ni gito cyane. Abasore bakunda kubona ko igihe ari kinini cyane ndibuka turi muri za koleje niho natwe twakundaga kuvuga tuti aha ibyo ni bya kera, aho babivugiye. Ariko ubu hafi ya 50 mbona ari ibyavuba cyane, bishize vuba cyane, kubera ubu nibwo ntangiye kubona ko burya imyaka irihuta cyane n'imike. Nuko rero igihe turimo ni igihe gikomeye cyane, kuko ubutumwa bwavuye mu itorero buri kuvugwa nabo hanze y'itorero yuko isi igiye kurangira. Abantu benshi bafite ubwoba. Muzi yuko ino hano ari kizira kuvuga iyobokamana mu mashuri, bana bivanyeho. Ariko ibihe bibiri byabaye ngombwa yuko mvuga ku byo nizera byerekeranye no kurangira kw'isi mu ishuri, abanyeshuri bateze amatwi bumva nk'uko mwicaye, ndetse ako kanya sinongeye kukabona ngarutse muri matiyeri zisanzwe. Igihe cya mbere ni igihe batangazaga ya filime ivuga ngo la fin du monde muri 2012. Byagiye mu binyamakuru maze biravugwa abantu bagira ubwoba, nuko baraza barabaza bati ese batumvise isi igiye kurangira? Ukumva abandi baravuga isi igiye kurangira muri 2012, abantu bose bafite ubwoba.
kubera yuko bavugaga ko ngo muri 2012 yo mugiye gushaka kuri internet cyangwa mukabishaka no mu bitabo bimaze kwandikwa, abiru benshi bakurikirana iby'amateka bahamya ko isi zarangira ku ya 21 z'ukwa 2012 bakurikije ngo kalendare y'abamaya. Iyo kalendari ngo akaba ariho izarangira, babihuza n'ibyagiye biba kera bakagereranya yuko buri gihe iyo kalendari yabirangiye ubona n'igihe cya solstice d'hiver haba ikintu gikomeye ku isi yose. Noneho bakavuga ko hazabaho kongera gutangira, ko kongera gutangira bakavuga yuko ari ukuremwa ku isi nshya izaba itangiye, ndetse bakavuga ko ngo hari ibihanga bigeze kuri 13 13 crânes de cristal ngo bizahura noneho bigatanga iyo message icyo gihe. Abantu benshi barabyizera, abandi bayifata nk'uko bafata amasinema yose, kandi ibyo abandi benshi batera ubwoba. Se nawe gutera ubwoba iyo bavuze ngo fin du monde, wumva ari amahoro? Ubwa kabiri nongeye kuvuga ibyo imyizerere yanjye kubyerekeranye no kurangira ku isi. Nejo bundi mu kwezi kwa gatanu mwarabisomye mu kinyamakuru cyane Montreal, byazi mu nyamakuru bya hano i Montreal, ubwo umunyakaliforniya utuye New York witwa Camping Harold yatangazaga yuko ku itariki ya 21 z'ukwa gatanu ariho hagombaga kuba urubanza ruheruka Yesu akagaruka. Mu kinyamakuru twari dufite hano bashushanyagaho abantu bafite icyapa cyanditseho ngo Yesu azaza ejo. Twabyumvishe kubera ko tuzi ko atari byo, ariko se bibaye ukuri wakumva umerewe uti? Bibaye ukuri bati Yesu azaza ejo, iyi si yacu izarangira ejo, yagenda gute? Ubwo nabwo nagize umwanya mu ishuri wo kuvuga abanyeshuri bandeze amatwi nk'uko munteze amatwi. Ako gahe karangiye sinongeye kubona iyo attention, kuko ibindi byose ntacyo byari bagwe bitabashimisha, ariko aka kantu ko kuvuga ngo isi irarangiye abantu baragashishikarira cyane, bagatega amatwi bakabyumva. Kandi koko bitera ubwoba. Dore mu byo bakeka ngo bizarangiza isi, bamwe bavuga yuko ngo hari ikinyejuru ndetse ngo cyitwa Nibiru kiriho kizasandara, noneho ni planet izasandara, noneho ibimanyu byayo bikaza bikagwa ku isi yacu ikazimira. Abandi bavuga yuko icyo bita système binaire, uburyo bwo kubara, ngo bizaba birangiye noneho akazatangira ubundi, ku buryo imibare bakoze n'uburyo tubara bizahagarara hagatangira ubundi buryo. No bakavuga bati icyo gisi zarangira, nirangira ubundi buryo buzongera butangire na siyansi yongera itangire mu bundi buryo. Ibyo nibyo bigisha. Abantu barahugutse, barashishikaye, bateza amatwi, bari kumva uburyo izizarangira. Abandi bigisha baravuga ngo izuba rizaba ryinshi cyane maze ryotse isi, cyane cyane abarimo aba environmentalists. Hari n'abahamya ko ari planete ya Venus izimuka ikaza aho isi yacu iri, isi yacu ikazimira. Hari n'abigisha ubuko isi igiye kurangira irangijwe n'impanuka z'amoko menshi zizaba. Impanuka dusanzwe tumva zirimo imiyaga, zirimo imyuzure, zirimo ibishitsi ndetse n'ibirunga biruka, yuko izo mpanuka zizaba nyinshi icyarimwe noneho zikarangiza isi. Hari abandi bigisha bavuga yuko iyi si yacu
izata umurongo igenderaho lax, noneho yamara guta uwo murongo ikayoba igasandara, nuko ikarangira utyo. Abandi bakigisha bati reka da, ahubwo ni crise financière zarangirise. Ibyo ndetse nibyo rero cyane ko ibihombo byavuye mu ngo bikagera mu mabanki bikagera no ku bihugu byose. Nta gushidikanya rero abantu ubu bahangayikishijwe cyane cyane no kurangira kw'isi kandi n'uburyo izarangiramo. Mbese wowe ujya ubyibazaho? Mbese wowe iyo ubitekereje wumva umerewe ute? Uravuga uti ntacyo nge n'ibindeba, cyangwa se bigutera ubwoba? Birashoboka ko bigutera ubwoba. Iyo biguteye ubwoba se ubikoraho iki? N'icyo ubikoraho? Nta n'umwe wambwira yuko yaba kankoresheje ijambo ngo indifférent par rapport à cela. No, ntibishoboka, kuko izi nyigisho ziri kuva hanze noneho y'itorero yuko isi igiye kurangira. Nta n'umwe. Ahubwo ikibazo ni iki? Ubikoraho iki? Ubyumva ute? Twifashishije Bibiliya badusomeye mu kanya muri Matayo igice cya 24 ibyo Yesu nyirubwite wo bireba yivugiye asubiza ikibazo abigishwa be bari bamubajije, kandi bari bafite ubwoba. Washobora kuvuga ko we ntabwo bufite. Abigishwa bo bari batewe ubwoba nuko bizagenda, n'igihe icyo ari cyo, nuko bizaba. Nuko begera Yesu baramubaza. Dusome muri Matayo igice cya 24. Ni ubutumwa tumenyereye kumva, dusanzwe dusoma. Matayo igice cya 24, igice cya 24. Ku murongo wa 3, yicaye ku musozi werayo, abigishwa baza aho ari biherereye. Ngo bariherereye kuko bari batewe isoni no kubaza ibyo ngibyo abantu babumva. Nibwira ko natwe hano twakiherera, kuko ntabwo twashaka kugaragaza ko dufite ubwoba ibyo ari byo byose. Kameme ubonye ubaza ngo agusobanurire, washimishwa nuko wakera ukumbaza ati nibyo se koko? Nibyo bizaba ryari? Bizagenda gute? Ubwoba ukabaza. Nabo rero bariherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni ikihe? Bari bahangayitse. Murebe imyaka ishize tuyita myinshi, ariko dutangira twavuze yuko ku Mana igihe ntikibarwa. Ibyo twumvishe ngo tukiri abana tubona byararambiranye turihenda. Dusome ku murongo wa 4. Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni nge Kristo, bazayobya benshi. Umurongo wa 6, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Twebwe abanyarwanda dufite icyo twihariye, nabyita experience turusha abandi, cyakora hari n'abandi bayifite. Hari igihe cyageze tubona imperuka yaje pe, turabyiringira yuko ari iherezo.
nta muntu n'umwe watekerezaga uburyo ubuzima buzatangira nyuma yaho muri cya gihe cy'intambara. Nta n'umwe. Dukurikije ibyo twasomye n'ibyabaye, nta gushidikanya twumva ko icyo ari cyo gihe. Aho twari turi na groupe de prière twari turi, isengesho ryacu twariyoboraga muri ibi byo gutegereza, dusaba kwihangana, ariko twumva ko ari akanya gato, kuko nta bundi buzima bwagaragaraga nyuma ya harya kuri twese. Nta n'umwe wabonaga ubuzima nyuma ya harya. Ariko Yesu yaravuze ngo mwitonde, kuko igihe kizaba kitaraza, no kuva ko hazaza ibikomeye kurushaho. Ndetse iyo dusomye ku murongo wa 22 haravuga ngo iyo minsi iyaba itagabanijweho ntihazaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanywaho. Ni ukuvuga bizaba bikomeye cyane ku buryo intore zizarokoka zaba zivuye mu gihe gikomeye cyane. Turaza kongera tubirebe imbere gatoya, ariko icyo nshaka kuvuga hano uko ibyo kurangira kw'isi ntabwo ari twe biteye ubwoba gusa twebwe ab'iki gihe. Oya, n'abigishwa ba Yesu byabateraga ubwoba, kandi kuvuga ko isi izarangira mu buryo bwiza byo ntibirimo. Inyigisho zitangwa zivuye hanze ndetse n'inyigisho tubona mu ijambo ry'Imana zitubwira ko kurangira kw'isi ari igihe gikomeye cyane, tugomba kwitegura. Ndetse none se ubikoraho iki? Mbese mu byabaye cyangwa mu byo twabonye haba hari ibimenyetso bigaragaza ko isi igeze ku iherezo? Ko twahoze tuvuga ngo twabyumvishe guhera kera, ariko se tugiye mu mateka yacu noneho, kuko hari ibyo twigishijwe imitingito yo muri Espagne, n'ubugiye muri za dictionnaire mu nkoranyo urabibona, n'ibindi byabaye bagahereraho bagenekereza ndetse basobanura yuko ibyo bigaragaza iby'ibihe biheruka. Ariko nyuma yaho mu gihe cyacu, mu myaka ya bugufi, ibyo tumaze kubona, hari ibyaba bigaragaza koko ko igihe kiri kugenda kirangira cyegerana. Iyo ugiye mu nkoranya cyangwa se gushaka mu mateka, usanga bavuga ko guhera mu mwaka w'1980 kugeza mu mwaka w'2000 abantu bapfuye biturutse ku mpanuka biyongereyeho purusa 60. Abantu bapfuye bishwe n'impanuka zirenze muri iyi myaka, guhera mu mwaka wa 80 kugeza mu 2000, mu myaka 20 biyongereyeho purusa 60. Ntabwo rero mwavuga ko iba ari bimwe, ariko abasheshoza bashobora kukubwira bati ariko ibyo birasanzwe, kuko abantu bariyongereye. Niba kera haraje umwuzure ukica abantu 2 miliyoni, ubu ngubu uje wakica 1 miliyoni 100, kuko ubu hatuwe n'abantu benshi. Ibyo bifite ishingiro. Ariko si ibyo gusa, kubera yuko bavuga ko impanuka nazo zikubye gatatu mu gihe cy'imyaka 50. Impanuka nazo zikubye gatatu mu gihe cy'imyaka 50. Ni ukuvuga ko ibi ntabwo birebana no kwiyongera kw'abantu. Bakavuga ko guhera mu mwaka w'2000 kugeza mu 2010 umubare w'impanuka wiyongereye ku buryo nanone cyane. Hagati y'imyaka 10 guhera mu 2000 kugeza mu 2010 nanone byariyongereye cyane. Ndetse mu mwaka w'2010 ngo niwo wabayemo impanuka nyinshi kurushaho n'icyo gihe twari tuvuze. Habaruwe abantu bapfuye bishwe n'impanuka
ibihumbi 295 ntabwo turi kuvuga bishwe n'intambara n'impanuka, kandi hatanzwe miliyari 130 z'amadolari wasoma ibyawo tukibuka ibyabaye mu Buyapani n'ibiri kububu naho kwibaza. Muri uwo mwaka wonyine isi yagize impanuka za rutura 950. Ubundi bavuga ko icyagati mu mpanuka ziba buri mwaka ni 615, ariko mu mwaka w'2010 habaye impanuka za rutura 950. Muri uwo ubundi muri mwa yene bavuga ko hapfa abantu 66 bazize impanuka ku isi, ariko muri uwo mwaka bavuze ko ari 295. Ubwo rero nta gushidikanya n'abadasoma Bibiliya barabizi ku isi igiye kurangira, kandi ku isi zarangira nabi. Abantu bari kwitegura, wenda ni twebwe twiyicariye gusa vuga tuti ntacyo turi ku relaxa, ariko bizanaba. Iyo tuvuga abantu bicwa n'impanuka ntabwo twabariyemo abicwa n'intambara, kuko ni benshi cyane bararenze, kandi ntabwo nabona umwanya wo kubarura uburyo intambara ziyongera. Ibyo turabyumva buri munsi, se tugire duti dukora iki kizarangira ikanarangira na tugira ubwoba dupanike nuko bikomeze? Ko tubizi, ko twabyumvise, ko tubisoma, ko ari byo bidutera ubwoba, dukora iki? Ngwino. Mu gihe bimeze gutyo bikomeye cyane, abana b'Imana, nicyo gihe tuvuga tuti Mucunguzi Yesu ngwino, kuko tuzi ko uko birushaho gukomera niko gucungurwa kwacu kwegereza, niko gucungurwa kwacu kurushaho kuba hafi. Niyo mpamvu tutagomba guterwa ubwoba n'uburyo basobanura nibiba byose bigaragaza uburyo isi zarangira. Ntabwo tugomba guterwa ubwoba n'uburyo isi izarangira. Yohana nawe arabivuga mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 10:16, dusoma ku murongo wa 18. Yohana aravuga mu gice cy'ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa 18, aho avuga ibyago 7 bizaza bya nyuma, abigereranya n'ibyago 7 byabaye mu gihugu cya Egiputa, kuko uko byari bimeze ni nako bizamera muri icyo gihe. Noneho ku murongo wa 18 byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 18, tuhashake tuhasome. Aravuga hati: habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishiki cyinshi cyane, igishiki gikomeye gityo ntikigeze kubaho uhereye aho abantu babereye mu isi. Niko bizagera, ni ukuvuga ko hari ibyo tutarabona,
hari ibyo tutarabona. Mu gitabo cya madamu White cy'intambara ikomeye ku rupapuro rwa 691 avuga ku byerekeye n'iherezo ry'isi, aho asobanura atya ati: mu gihe ababi bazaba bareba ibyo n'ubwoba bwinshi, abakiranutsi bazaba bamwenyura kubera gucungurwa kwabo. Mbega inkuru nziza! Mu gihe ababi bazaba bareba ibyo n'ubwoba bwinshi, biruka bahunga babuze iyo bagana, abakiranutsi bazaba bamwenyura kubera ko gucungurwa kwabo kuzaba gusohoye. Ni inkuru nziza n'amagambo meza cyane. Nibwo abana b'Imana bazumva ijwi ribabwira riti: nimwubure amaso murebe hejuru. Nibubura amaso bazabona ikimenyetso cy'isezerano ryabo mu kirere. Icyo kimenyetso bazabona ni ikihe? Umwana w'Imana atungutse ku bicu, ashagawe n'amamarayika kandi yambaye ubwiza bw'Imana. Nabazavuga ati: nje gusohoza isezerano nabahaye. Mu gitabo cya Yohana igice cya 17 umurongo wa 24. Ni isomo dukunda cyane. Igihe Yesu yasengaga ababaye, ageze ahakomeye, agiye gutandukana n'abigishwa be, agiye gutandukana n'isi, asubiye mu ijuru, mu isongesho ryavuga ati: Mana, ndahaza aho ngiye kuza, ariko se ababo mbasizehe? Kuko yabonaga ibyo byose tuzanyuramo. Ni igihe yari yaramaze kubabwira ibibi bizababaho byose. Yohana igice cya 17 umurongo wa 24. Twumve icyo Yesu yasezeranye mu isengesho rye nanone. Murongo wa 24. Data, abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahagana nanjye, ngo babone ubwiza bwanjye wampaye, kuko wankunze n'isi itararemwa. Yesu ati: Data, aba wampaye nicyo kintu cya nyuma Yesu yasabye Imana. Uwo munsi rero wo kwiherezo ry'isi nibwo Yesu azasoza iryo sengesho rye, aribwo abakiranutsi bazubura amaso. Se mvuge ngo ba, cyangwa mvuge tuzubura amaso tukareba mu kirere, tukavuga tuti: ngakariya kagakitsa kacu twagitereje karaje, twiteguye kwakira umwana w'Imana. Isengesho ryanjye muri iki gitondo kandi kuri uyu munsi nabasabira, kandi nanjye nisabira. Nasabira abana batoya, abasore, abagabo, ababyeyi, abakuze bari hano, nuko twakitegura ntiturangazwe kandi n'iby'isi iri kwigisha uburyo isi izarangira, ahubwo tugakurikira ijambo ry'Imana, kuko ritubwira ibintu bibiri: yuko hazaba akababaro kenshi cyane, ariko hazaba no kumwenyura, maze kwizera kwacu gushikame, turusheho gukora ibikwiye, turusheho kuvugisha ukuri,
turushaho kubana neza, turushaho kugira ubuntu, turushaho gusenga, turushaho gukorera Imana.